inzego zose kuko babakiriye, abakuru b'abayumbe, abamama, abapapa, mwese abapastori dukorana umurimo umunsi ku wundi, mwese twishimiye kongera kubana namwe. Reka dusome ijambo ry'Imana turi buze gusangira, riri hariya muri Kuva, igitabo cya Kuva ibice 3 umurongo wa mbere ndageza ku wa 6, hanyuma ndasimbuka gato ku gice cya 4. Kuva igice cya 3 umurongo wa mbere turagera ku wa 6, hanyuma ndaza gusimbuka mu gice cya 4. Kadusome ijambo ry'Imana. Icyo gihe Mose yararagira umukumbi wa Yetiro sebukwe umutambyi w'Imidiyani, aturikiriza umukumbi inyuma y'ubutayu, aja ku musozi w'Imana witwa Horebu. Marayika w'Uwiteka amubonekera mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa, arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro nticyakongoka. Mose aribwira ati, reka ntambike ndebe iri shyano riguye, menye igituma igihuru kidakongoka. Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba, Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru iti, Mose, Mose. Aritaba ati, karame. Iramubwira iti, wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho arahera. Kandi iti, ndi Imana ya so, Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yifuka mu maso kuko atinye kureba Imana. Katuje mu gice cya 4 umurongo wa mbere tugeze ku wa 4. Icyo gitabo nyine Kuva igice cya 4 umurongo wa mbere tugeze hariya ku murongo wa 4. Mose arayisubiza ati, ariko ntibazanyemera, ntibazanyumvira, kuko bazambwira bati, Uwiteka ntiyakubonekeye. Uwiteka aramubwira ati, icyo ufite ngoni. Aramubwira ati, yijugunye hasi. Ayijugunye hasi ihinduka inzoka. Mose arayihunga. Uwiteka aramubwira ati, rambura ukuboko uyifate umurizo. Arambura ukuboko arayifata, irongera iba inkoni mu ntoki ze. Reka nsoreze mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 20 umurongo wa 28 kugeza ku wa 29. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 20 umurongo wa 28 kugeza uwa 29. Mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose Umwuka Wera yabashiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaso yayo. Nzi yuko nimara kuvaho amasega aryana azabinjiramo, ntababarire umukumbi. Mwakire ijambo ry'Imana. Uko twabivuze, uyu munsi mwiza, hari n'uwabivuze ngo ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi w'umunezero, ariko ngiye nongeramo ko harimo n'umunsi w'umubabaro. Umunsi w'ibyishimo yego, umunsi w'umubabaro urimo nawo, kuko hari igihe dukora ibirori nk'ibi, hari igihe dukora iminsi nk'iyi, uwabikorewe atarimo amenya ibyajyamo. Biba bibabaje cyane ugiye muri uyu murimo utazi ibyo ugiye gukora, utazi ibyo ugiyemo. Ariko biba umunsi w'umunezero, biba umunsi w'ibyishimo iyo twebwe bakoraga uyu murimo, twebwe ba Aroni, twebwe babuzuranande, turimo tuja mu zabukuru, tukabona hari abandi Imana isingirije inkoni, tukabona hari abandi bakomeje wa murimo. Uwo ni umunsi w'ibyishimo. Birababaje iyo ubonye uragenda udafite uraga usigira umurimo. N'ibyishimo kuri Harvest, n'ibyishimo ku itorero rya Kristo muri rusange uyu munsi, kubona abandi bakozi b'Imana bakicemera kuza muri uyu muhamagaro. Mu nemerero iyo Mana tuyiha amashimeshi cyane. Ndibuka neza ko araha mu kwezi kwa 8 twari dufite umupastori niba yibuka wari uvuye Amerika,
atubwira ikibazo kiremereye iwabo bafite, ni ukubona umuntu wemera kuba umupasitori. Ngo ntibemera abasore bababwira ko ibyo bintu bidashoboka, ngo areke kwiga ibyindi, ngo aje kwiga ibya teolojiya. Ni ukuri biragoye, ariko kuba abemeye turabishima. Turashimira Dani na madamu we. Dani twaramusabye kuja kwiga teolojiya, kuko ubu ngubu niko bimeze, niko n'amabwiriza biteganya. Aratwemerera, biraruhije kuzajya kibogora kwiga, arabyemera bifatikanya n'akazi, araganduka. Ni ukuri mu izina ry'itorero turagushimira. Turagushimira kuko wabonye ko bikwiriye kugira ngo utangire witoze ujye hariya wige, nubwo biruhije ariko warabyemeye. Nicyo gituma uyu munsi inama y'itorero yakugiriye icyizere, ivuga yuko yaguha inshingano y'igipasitori. Ndagira ngo tuganire rero umwanya mutoya wo kuguha iyo nshingano, tugutekerere amwe mu magambo ashobora kuzagufasha ndetse afasha na bagenzi bacu bari mu nshingano. Mu ijoro twagize umwanya kuganira namwe mwese abapasitori bari hano batatu n'abadamu banyu. Twagize umwanya uhagije cyane wo kuganira kubw'umurimo w'Imana. Ndagira ngo uyu ni umwanya nanone twongera handi magambo kuyo twabashije kuganira. Umuhamagaro niwe nshaka kuganiraho. Reka mvuge ku ntambwe 6 z'umuhamagaro. Dushobora kubona na 10, dushobora kubona nyinshi, ariko nateguye 6 gusa uyu munsi nk'intambwe z'umuhamagaro. Turebera ku muhamagaro wa Mose, uburyo Imana yamuhamagaye. Uyu munsi rero kuba muje ngo muze muri uyu murimo, harimo byinshi umuntu yakwibaza. Ese ni wowe wari ukwiriye? Ese iki nicyo gihe? Ni ibibazo byinshi abantu baje bibaza iyo bibaye gutya umuntu ahamagawe. Ariko turarebera mu ijambo ry'Imana, iki ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana hano ritwereka Mose yarahunze, aragiye intama, adafite n'icyo gitekerezo, atazi n'ayo makuru. Muri izi ntambwe 6, icyambere tubabwira mwebwe abagiye gukorera Imana ni ukumenya uwaguhamagaye. Haleluya, haleluya. Ninde uguhamagaye? Hari igihe ushobora kwibesha uti ni Teofile waguhamagaye. Hari igihe ushobora kwibesha uti ni Aroni wampamagaye, cyangwa ukibesha ngo ni Harvest yaguhamagaye. Aha, iyo tubireba muri iri jambo ry'Imana, hari aho tutagiye dusoma, muzabona akanya ko gusoma. Nuko Imana yabanje no kwibwira Mose, iramwibwira kugira ngo Mose amenye uwamuhamagaye. Iramubwira ngo ndiho, nduwo ndiwe, genda nijye uguhamagaye. Hariho abatazi rero uwabahamagaye, akira kuba atarabahamagaye. Muribuka neza igihe Samweli, murabyibuka igihe cya Samweli yagiye inshuro nyinshi ku mutambyi Eli, akamubwira ati urampamagaye? Amubwira ati rwose genda wongere uryame utekereze, si jyewe. Hariho abantu rero kenshi twibesha, iyo tuje muri uyu murimo ugasa naho utekereza ko ari jye waguhamagaye, ko ndabwira n'uriya mubyeyi ejo bundi zinawe ugiye kuja mu nshingano. Ntabwo ari umuntu, kandi nimba ari umuntu waguhamagaye mfite agahinda ko bizabagora. Ariko nimba ari Imana ibahamagaye, icyambere mukwiriye kumenya ni yabahamagaye. Iyo utazi uwaguhamagaye mu gihe cyangirende, mu gihe cy'ibibazo, bizakuvuna cyane, kuko utazi uwubwira, utazi aho ukomanga, utazi aho usobanuza. Muje mwibuka Mose, kuko yarazi uwamuhamagaye. Igihe cy'ibibazo
Mose yaragenda akegera Imana akayibwira ngo si wewe wampamagaye, si wewe wambwiye ngo nkora ibi. Murabyibuka ibyo bintu? Ariko bamwibaza kujya ku muntu utazi. Ese yaza kujya ku Mana akayibwira ngo Mana bimeze biki? Imana iba yaramubwiye ati ko nakuzi uteye uturutse he, urinde. Ariko Mose yarazi yamuhamagaye. Iyo niyo ntambwe ya mbere. Gukora umurimo w'ubupastori ni ukumenya Imana yaguhamagaye. Haleluya. Uve ku idini, uve ku itorero, abangaba bo ni abantu bashira mu bikorwa, ariko uguhamagaye si itorero. Uguhamagaye ni Imana, ni nyir'umurimo, ni igihamagara. Nubwo ica muri ADPR, igaca muri Restoration, igaca muri Harvest, igaca muri EPR, igaca Methodist, igaca muri Louange, igaca muri aya matorero yacu, ariko uhamagara ntabwo ari iri torero turebiri. Uhamagara ni nyir'umurimo. Amen. Icyambere rero ugomba kubanza kumenya, niyo ntambwe ya mbere uri umpamagaye. Amen. Ureka Imana ikwibwire mu mazina yayo. Nduwiteka Imana ishobora byose. Nduwiteka Imana ihamagara. Nduwiteka Imana izakwambika imbaraga. Nduwiteka Imana izabana nawe. Nduwiteka Imana. Hallelujah. Kenshi byagiye bimbaho, kenshi nagiye mbura n'ibihe bigoye, ariko kuko narinzi neza yampamagaye, kuko narinzi naho yampamagariye, iyo nayibwiraga yarumvaga. Nubwo ndi umunyentege nkeya, ariko irakumva kuko niyo yaguhamagaye. Amen. Hariho umwanditsi wavuze ngo igihamagara badashoboye kugira ngo ibashoboze. Ishobora kubiguhamagaye udashoboye pe, ariko izagushoboza. Ariko icyangombwa ni kimwe gusa, nuko ari iguhamagara. Haleluya. Murabizi muri ya mihamagara itatu basobanura, bavuga ko habaho umuhamagaro wo kwihamagara. Umuntu akabona biraryoshe, biriya murabona ukuntu bameze, kandi murabona ko twese twamwambariye, murabona ko abantu baje niwe bahaye bareba. Ntawe utobikunda ngo nawe bimubere, nawe ntawe bitabera biriya. Ariko akihamagara. Hariho undi Pastor Eric yambwiye, ndagira ngo nimba atari muduheranwa, ngo yaravuze ngo azokubita inda hasi ngo nawe agere kuri ariya mazi. Ariya manyagwa inama yacu izayafatira icyemezo muri kuno kwezi mu ndego nkuru turashaka kwava mu itorero. Ariya mazi mutazoyadutsindaho tukayapfa mwa abantu b'Imana mwe. Ndagira wowe yagize umugisha yagiye mu zabukuru, ndagira ngo Imana ishimwe ko wowe waruhutse, ariko ngo bari mu kuyabona tuyariho bagahwera. Ariko ni kinyabufura kiri hasi kunywa amazi. Abantu bashaje bari iruhande rwawe ndibahabwa amazi, nabyo bikwiriye kure. Iyi nyota yaje bazoroha bazane ngo n'imigate n'amaji. Dani rero ndagira ngo ngubwire muvandimwe, ntabwo uje kubera ariya mazi. Ntabwo umuntu yakwihamagara ngo aze muri uyu murimo. Naja mu bindi, naja katogota, naja kurwana rwose hariya nagenda. Ariko nimba ari ukwihamagara uje muri ibi, waba wayobewe adresse rwose. Aha hararusha cyane, aha hararusha. Amen. Hariho n'abandi ngo bahamagarwa n'abantu. Reka mvuge uwo wihamagaye kenshi ajarangwa n'ikintu kimwe, ajarangwa no kurwanirira inda ye. Kuko gicyamuzanye n'iririya cupa agomba kuribona ataribonye urubanza rujaru. Waba yarihamagaye nibireba inyungu ze nizaharanira. Hakabaho undi wa kabiri ushobora kuba ari uwahamagawe n'abandi, bakamubwira ati wowe ngwino utubere umushumba, dufite ibi n'ibi. Bari mu kubikora benshi cyane, ariko ingorane ije garagara kuri uwo muntu mu ijuru ntibamuzi, ntibaziranye n'Imana, nta telefone y'ijuru agira. Ikibazo agira iyo ahuye n'ingorane mu itorero, ntafata icyemezo. Arabanza aje kubwira babandi bamushinze umurimo ati ko nari nashatse gusengera runaka ku budiyakoni bigenze nti. Bakamubwira ngo wari nkwereye wowe, itorero nitwe twari gushizemo, uriya ndi tumwemera. Ntafata icyemezo,
abaho adashobora kwifatira icyemezo. Kuri bashebuja bakamugarika, yaje ku Mana, Imana ikamubwira ati sinkuzi, sinigeze no kumenya amakuru yawe. Abo ni abandi nabo mu muhamagaro. Ariko hari abandi Dani, nyuma yo gusenga Imana hari abizihamagara. Haleluya. Mose ni Imana yamuhamagaye. Imana ishiguhamagara kuko igukeneye, kuko ifite ubukene bwawe, ifite icyo ishaka kugukoresha. Nicyo rero cya mbere navugaga, iriya ntambwe ya mbere wari ukwiriye kumenya, ni ukumenya uwaguhamagaye. Iyo utamenye uwaguhamagaye, iyo uhuye n'intambara, iyo uhuye n'ibibazo byinshi, udushaka kwiruka. Ariko iyo uyizi iyaguhamagaye niyo kwizerwa. Amen. Mose ari mu bagabo bakomeye tushobora kwigiraho muri uyu mwanya w'umuhamagaro. Yageze ahajya n'impaka n'Imana, baranaburana n'Imana. Imana imubwira ati bavemo abo bantu barananiye, igirayo wowe nzakugira ubwoko bukomeye, aba bose ndabarimbura barananiye, igirayo. A good leader, umuyobozi mwiza, aje afira intama ze, ngo abwire Imana ngo rero iba bikuyobeye biragucanze, okay, noneho nkura mu gitabo cyawe, mbonye ko kukwizera bitarisobanutse, nkura mu gitabo cyawe hanyuma windeke. Imana iramubwira ati uri umuyobozi mwiza. Ari gihe Imana ikubwira ibintu iri umwana mutoya ugahita wemera. Njya numva ngo harabaza basengera abantu ngo Mana bahite bapfa, abandi ngo bazabagenda ngo zakanyarira bagatora amabuye ngo turamwirukanye mu izina rya Yesu, ngo bakaza bamanura ibuye rikamanuka hasi. Ngo bariko barirukana umuntu. Uw'Imana yahamagaye niyo izi igihe cye n'igihe azamara. Haleluya. Haleluya. Bazumenye ninde waguhamagaye. Numara iyo ntambwe kuyimenya, kaze mushumba, kaze cyane. Bariya bose barabizi ibyo turimo tuvuga, bazi iyo wahamagaye ibihe biruhije bikomeye, bazi ukuzuyegera ukavugana nayo kuko ufite ikakumva. Yeremiya yaramubwiye ngo ndabaza ndagutabara. Ndakwereka iki? Yari yaramubwiye ijambo rikomeye, yaramubwiye ngo erega Yeremiya nakumenye ukiri mu nda. Urumva se ko uwo ngo bataziranyira? Baraziranye, yarazi iyo Mana. Icya kabiri, intambwe ya kabiri mu muhamagaro, ni ukumenya ko Imana ikuzi. Wowe urayimenya byose Imana iranga. Hariho umunsi muri Zaburi, iriya Zaburi ya 23 ya Dawidi, yaririmbye aririmbira Imana avuga ngo uri umwungeri mwiza. Ndamuyisoma iriya Zaburi. Vraiment yashatse kuvuga ko Imana imuzi wese, ngo uri umwungeri mwiza, unyamisha mu cyanya cy'ubwatsi, ushira iruhande rw'amazi adasuma, usubiza intege mu ngo aruhagera ngo nubwo noca mu gikombe cy'igicucu uri kumwe nanjye.
mureke iyo Mana tuyiramburire ibiganza byacu, tuyishimire kubwo kutumenya. Irakuzi Dani, izi n'umugore washatse, irakuzi izi karakter zawe, izi miterere yawe irakuzi. Amen. Cyo ni cya kabiri mu ntambwe z'umuhamagaro, ni ukumenya ko Imana yaguhamagaye ikuzi. Intambwe ya gatatu turebeye muri ririya jambo, kuko Mose barimo baraganira n'Imana, ariko Imana kiramwereka ko imuzi. Ntabwo byose twabikurikira, ariko nimusoma muzabona ko barimo bavugana, Imana imwereka ko imuzi. Icya gatatu rero, iyi Imana yahamagaye irabanza ikagukora mbere yo kugukoresha. Iragutransforma, nicyo kinyarwanda naringiye kiragoye kuvuga, ariko iragukora mbere yuko wowe uyikorera. Irabanza ikagutransforma. Amen. Hallelujah. Mose Imana imuhamagara, hari ibintu Mose yarataramenya ko Imana imuzi. Mwibuke hari n'igihe yibwiye terega reka nzi kuvuga. Abantu bajya Imana ngo urabona nawe ndava yarabivuze Gideon ngo erega njewe ngo njewe gucura ngo abantu bakwa Benyamini uri kuravuga ngo ari njewe guhaguruka mbwira Abisiraheli. Imana irakuzi. Amen. Hallelujah. Mu ntege nke zawe kumva kudashoboye, iragukora, iragutransforma mbere yuko ikugira igikoresho cyayo. Ndagira ngo abaza baririmba indirimbo, hariho indirimbo ivuga ngo uncure inkamba zigire gutarya, kugira ngo tuje turi abantu mu bandi. Ni Dani wa wundi, ni wa wundi, ni kwa kurameze, ariko iyo yakuzanye iragukora, iragutransforma, iraguhindura kugira ngo ubigikoresho ishaka gukoresha. Imana yabwiye Yeremiya ngo Yeremiya we ngurindi ya biti yanje nzakoresha, uri shoka nzakoresha. Imana nizi guhamagara ikagutyaza ikagukoresha. Hallelujah. Iraguhamagara ikagukoresha, ikaguhindura kugira ngo ibashe kugukoresha. Mwabibonye hariya yabonye igihuru cyaka, ngo ashaka kumenya amakuru y'igihuru cyaka ariko kidakongoka, ngo ajayo aja kwegera. Agiye arinde, agiye ari umunyabyaha. Ikibitwereka niki nuko yabwiwe ngo reka kwegera, reka kwegera, ngo banze kwetura inkweto aho awugezaho nahera. Amen. Biragaragaza ko Mose atarakiranutse, yari yanasize yicanye. Murabyibuka, yari yasize yicanye, yari yarashatse kwirwanirira, yari yarashatse gukoresha imbaraga ze. Hallelujah. Hallelujah. Imana iramubwira toya, ibyo ugiye gukora sibyo. Ariko uriya munsi Imana iramwegera, iramubwira ngo kugira ngo ngukoreshe, kugira ngo nguhagurutse uzambere igikoresho, banza kwetura inkweto. Amen. Iyo bakubwiye ngo kwetura inkweto hano, iyo bakubwiye ngo ambura inkweto, murabyumvise ibikurikiye. Uri chini ya ulinzi. Siko bimeze ra? Niko n'Imana ijibwira abo yahamagaye. Ijibabwira ngo nimba mbahamagaye, ni muce bugufi, ni muje chini ya ulinzi, ubu ngubu ntimukicitegeka. Niko Pawulo yavuze ngo sinje uriho. Ninde uriho? Ni Kristo uriho muri ki. Ngo ibyo nkora ni Kristo. Amen. Nudahinduka Dani, nudakwetura inkweto zawe, uyu murimo ntiwawushobora. Nukomeza kuba uwo waruriwe, ndagira ngo nkubwire ko ariko
ariko Imana yo yamaze kubimenya, ibanza ikaguhindura wa wundi wabanaka, niko twe tuzatumera, ikabanza ikabivunagura. Haleluya. Kabivunagura, ikabanza ikakwisa hasi. Kuragara ngo Mose yari yoroshe, Imana yarabanjira mukamura. Amen. Mose ntabwo yari yoroshe, nubwo mu by'ukuri ubuzima. Uzi ko Mose yarerewe kwa Farawo ibwami. Urumva iyo Imana imuhamagara avuye ibwami yari kumara abantu pe, ariko yarabagira mureka aragenda agira imyaka 40 yirirwa mu ntama, yirirwa mu zapfuye n'izavunitse, atanga raporo y'izabyaye n'izaramburuye. Urumva ubuzima bwe araheba, aravuga ngo ndapfuye birarangiye, nta mahirwe y'ubuzima ngifite. Avuye ku masupu meza, avuye muri famille royale, avuye ahantu hakomeye, arabanza arashira. Buri Imana yari bifite mu ruhare kugira ngo ibanze mukamure biriya byose bimubamo, bibanze bimuvemo. Amen. Noneho rero ibone kuza imuhindure ushobora kuyikorera. Bwana asifiwe. Iyi Imana itaraguhindura rero biragora ko wabasha kuyikorera. Reka Imana rero ibanze gukamure le ego yawe, the ego yawe wewe, bibanze birangire. Ureba abandi, ureba inyungu z'abandi. Amen. Intambwe ya kane iyo turebeye muri biriya bice twasomye, Imana nizakora ntabwo ari icyo ufite kizakora, ntabwo ari diplome izatuma ubigitangaza uba n'umuvuga butumwa, ntabwo ariyo iraguhesha umurimo gukora ukawemerwa. Ariko ibizatuma uyu murimo uwukora ni izindi mbaraga. Haleluya. Haleluya. Icyo ufite ntabwo ari cyo kizakora, ahubwo icyo Imana ifite nicyo kijya gikora muri twebwe. Bibiliya iravuga ngo Mose yavuze ko adashoboye. Sinshoboye, simbashije ibi bintu rwose, yaba ruzi reka naranahunze, nasize nkoza amanyanga, reka sinanasubirayo, mfiteyo dosiye ikomeye, nasubirayo nde? Ngo iramubaza ngo ufite iki? Amen. Mwumve Imana yacu dukorera, mwumve, mureke tuyikomere amashyi yo Mana frabu, mureke twumve iyo Mana yacu. Ufite iki? Mose ati umvara, iyi Mana ariko irareba. Ufite iki? Urambaza je ufite agati kumye ngiranye imyaka ahangaha, nta kindi kintu ufite nako dore. Ariko icyo ufite si cyo gikora, ahubwo hazakora icyo Imana ifite iguhaye. Haleluya. Imana iramubwira ati rero fata iyo nzoka, iyo nkoni nayo, ako gakoni kumye rwose kumaguritse, gafate kazane hano, gaterera imbere yawe. Mose atera inkoni, ariko nawe bimushobeye atangiye kwibaza ko Imana iri mitekereza. Urambwira ngo shira inkoni hasi, hanyuma ngo ayitereye hasi hinduka inzoka. Amen. Kuki inkoni yahindutse inzoka? Harimo ibintu bibiri twiga muri iyo nkoni. Icyambere, inzoka nicyo kigirwamana gikomeye cyari muri Egiputa. Niko kumubwira ati dore nawe urakomeye, humura, kuko muzarebe bose baza biga na Farawo n'ibindi bya kera, muzabona umutwe w'inzoka. Muramubona, bana wambaraga bakambara n'ingofero ziri uwo mutwe w'inzoka. Cyari kigirwamana gikomeye. Cyambere Imana yarigiye kumwereka. Icyakabiri, yarigiye kumwereka ngo iyo nkono ufite irumye irapfuye mu ntoki zawe, ariko nuyiterera hasi, nuyirekura ndayiha ubuzima. Amen. Nuvuga ngo niwe ugiye kuyobora itorero rizagupfira mu ntoki, ariko nureka Imana akaba ariyo iriyobora rizagira ubuzima. Ubuzima butangwa n'Imana iyo warekuye itorero.
Haleluya. Iyo utavuga ngo niryanje, ubu ngo mufite n'intebe zidasimbuzwa, ubu mufite byinshi byo twaraye tubiganire kandi ndabivugira no mu ruhame, ntabwo mbikunda. Muza mwicara muzira ntebe ariko ntihakagiri yawe, nutaza ngo nisazi ntigereho. No, niyego nizo ndazemera ziriya muzicareho, ariko umunsi umwe wakwicara muri riya ariko ntibakwiye kuvuga ngo iyi niyo ya Dani, ngo Dani natabaho ngo nubwo abamarayika baza ntibicareho. Ntayo genda uba umuntu nk'abandi. Haleluya, haleluya. Ureka Imana ariyigira imbaraga ku itorero, ureka itorero ribi rya Kristo, ariko nushaka kuritegeka, nushaka ukumva ari wowe rizagufira mu ntoki. Kuko Mose yarahunze ko yarabonye ibintu bidasanzwe, aravuga ati bigenze biti, ashaka guhunga. Imana iramubwira ati oya, oroha, ongera ufate umurizo wayo. Mose kintu yakoze tumushimira, nitunanabonana kuko nza amasezerano ko nzahura nawe, nzamushimira ko yagize courage yo gufata inzoka. Murabibona namwe? Aravuga ati nuko gana biriya byerekana kumvira. Imana izakubwira ngo fata inzoka, uzayifata. Nikubwira ngo kora iki kuko ari wowe ubivuze, data turabikora. Haleluya, haleluya. Nicyo cyerekanye ko Petero azaba inkware no kumvira. Haleluya, kumvira. Yabwiye Yesu ngo ntiwize kuroba, ndi umurobyi, ndabimenyereye, twarobye ijoro ntitwagize icyo dufata, ku manywa ntibaroba, wabaye ariko ngo kuko ari wowe ubivuze. Amen, haleluya. Kuko ari wowe ubivuze. Mose kuko ari Imana ibivuze, reka mfata inzoka kandi ndafata aho Imana ivuze. Amen. Icyo Dani nicyo kiza kiyobora itorero, ni ugukora uko Imana ivuze, bitari uko ngo navuze umwana w'abasinzira. Ya n'abakwakuzi kandi noneho wongereho nako kandi, wongereho nako kandi, kugira ngo abantu bose bahebeshe ngo bakwakuzi kandi ngo kwanaka kandi. Reka nkubwire ko ibyo bidakora ku Mana. Ibyo nutabireka ngo bipfe, ndakurahiye ukuri bizakugora cyane. Ariko nukureka church, haleluya, nukureka church kabiyimana, ukayitirira Yesu, ugakuramo amafoto yawe. Ashimwe abapastori bose dukorana baranyemereye ntibazashira amafoto yabo ku itorero. Ntabwo muri ba founder b'itorero. I'm not founder of the church. Nanje ubwanjye sindi founder, ntabwo ndi visionnaire. Ejo munizavaho haje abandi. Itorero ni rya Kristo, ntabwo ari akarima kanjye, ntabwo ari urugo rwanjye. I'm a servant, ndi umukozi kimwe n'abandi. Haleluya. Uzarirebe nk'umurima w'Imana, wowe uri umugaragu, uri umushumba. Urireke kugira ngo rigire ubuzima, nuko urirekera nyiraryo. Amen. Ariko nurigira ngo my church, itorero ryanjye, yewe chef, nije uvuga, nije itorero rizagufira mu ntoki nka yankone ya Mose. Kuko Imana yarabimubwiye ngo ongera uyitore. Sinzoka ntuyireba, wabonye imbaraga ifite, wabonye ko ikomeye kaya yindi y'ibwami kwa Farawo, nabibonye, gitore. Aca bugufi aremera, arayitora. Ngo ayitore, abwira Imana ngo biratangaje, ngo yongeye kuma. Imana iramubwira ngo Abisiraheli nutekereza ko ari abawe bazagufira mu ntoki, ariko nubandekera bazagira ubuzima. Isiraheli izabaho. Haleluya. Nutekereza ko majengo ukavuga uti aba n'ab'Imana bazagira ubuzima, uvuga ngo nabanje ukikubita mu gatuza, ntibazabaho. Amen. Iyo niyo ntambwe ya kane. Iya gatanu, Imana yiguhamagaye ije iguha n'icyo gukora, iguha mission. Vuba baraguha ibyo uzakora. Mu kwezi kwa mbere uzaba watangiye imirimo uzaba wayikora. Reka nkubwire neza,
ugomba kumenya icyo Imana yaguhamagariye n'icyo ukora. Igihe utazi mission yawe utegana n'abandi. Je ndi umukinyi, murabizi ko izina rya Theophile narikuye mu mupira, ntabwo ari ryo data yanyise, kubera ryo banyitiriye. Ntabwo ari ryo zina nkura mu muryango, n'izina ry'imirimo nakoraga. Hari icyo twe twiga mbere yo kuja gukina, batwigisha umuntu kumenya nimero ye. Wewe nimero yawe use nayo, umere nkayo, utekereze nkayo, nibwo umupira uzagenda neza. Haleluya. Niko no mu ijambo ry'Imana bimeze. Ugomba kumenya mission yawe. Nimba baguhaye kuyobora majengo, uramenye ntukazutegana n'abadiyakoni, ngo utegane n'abaririmbyi. Abamama uri urategana imitego, dusange kurategana, dusange kuratega regio, dusange kuratega muri community. Nimero yawe. Amen. Imana yaramubwiye ngo Mose, ndaguhamagaye, ndaguha ibyo uzakora. Inshingano zawe nugukura Abisiraheli muri Egiputa mu maboko ya Farao, ukabajana mu gihugu cy'amasezerano. That was his mission. Niyo mission. Itorero riguha imirimo y'Imana iguhamagaye, iguha utangirira naho ugarukira. Reka gutegana imitego. Tureke imitego ya nijoro n'amanywa, tureke ibintu, mugabanye ibyo. Abantu batazi rero, ngewe wabaye umukinyi rero mbigisha. Iyo umukinyi yananirwaga, iyo umukinyi mumenya ko yananiwe, agatangira gutera umupira akawusubiza iwabo, bari abakoca bagahita bavuga turiya byamucanze muremo vuba adatera ibibazo. Abenshi bakitera n'ibitego. Iyo watangiye gutegana n'umuntu wese mu itorero, uba watangiye kugira ikibazo. Hagarara kuri mission yawe. Amen. Amen. Tuvuge amen. Tuvuge amen. Hari ibyo yahawe agomba gukora, ibindi ntisiwe birebe, ariko njyewe ni icyo kizagushoboza nubikora neza. Jumenya nimero yawe, jumenya area yawe, ambara nimero yawe. Icya gatandatu, intambwe ya gatandatu, ndimo ndareba rero ijambo ry'Imana twasomye. Imana iguha imbaraga uzakoresha. Amen. Imana haleluya. Nagiye gusenga Imana imaze kumpamagara muri uyu murimo muri 77 nja gusenga. Ariko yari yarampamagaye mbere yuko nja mu murimo. Ndabwira ndi rero Mana wampamagaye, kandi dore nahise njewe mpabwa n'inshingano ziremereye. Ko muri 99 mu kwezi kwa kabiri na tariki 18 natorewe kuba representa w'itorero. Nigizeho imyaka, maze kugira imyaka myinshi kabisa. Noneho mbwira Imana nti Mana rero uzame impano nzanerekwa umuntu nagera gusengera umubone, nta manerekwa ibintu byose. Iranyihorera. Haleluya. Uzambi bihari ibindi nasabye ntayirwa mbabwira. Iranyihorera. Iranihorera. Amen. Buriya Imana izi guhabingana nuko izi wakoresha. Amen. Yingira umuhanuzi ntorwanye n'abantu ku manywa y'izuba ryaka. Jewe ibintu byokomeye, ariko irareba iravuga ati rero ndakwima ibi sigarana ibi ngibi. Nguko uko nabayeho. Reka babwire ngo nuja gukora, imbaraga n'Imana zitanga. Haleluya. Ije guha uko ishaka, iguha bingana nuko yabishatse, kandi bingana n'umurimo uzayikorera. Reka yonyine ikwihere. Yavuga ngo Imana iramubwira ngo genda rero, jana iyo nkoni, uzagende kwa Farao, uzakora ibitangaza kandi abantu bazakwemera. Haleluya.
mwabyumvishe yavuze ngo se bazanyemera. Genda nguhaye imbaraga, izi nizo mbaraga zikwiriye gukura Abisiraheli, nta zindi, genda ujanize. Amen. Uvandimwe rero, turi muri uyu murimo w'Imana, mugiye guhamagarirwa. Ndagira ngo izo ntambwe 6 wazumvise, banza uzirikane yuko iguhamagaye nizaguha imbaraga, nizaguha ubushobozi. Ntugashaka kuba nka Theophile, uzabe wewe kugira ngo ube wewe. Amen. Sinja nigana imyaka yose, hari ibintu bibiri Imana yandinze kuva ntangiye umurimo. Sinza nifuza umurimo wundi, kandi sinza nigana umurimo wundi. Ibyo mfite birampagije, kandi uko mbayeho birampagije. Amen. Ube wewe kugira ngo ube wewe, kuko nushaka kuba we, ninde uzaba wewe? Ninde uzaba wewe? Iguhamagaye niyo kwizerwa, izagushoboza. Imana impamagara yarashoboje, namwe yarabashoboje, n'aba bagaragu b'Imana yarabashoboje. Bibiliya yavuze rero hariya mu Byakozwe ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi Umwuka Wera abahaye kurinda. Haleluya. Mwumvishe mu izina rya Harvest aho ngaho? Mwumvishe mu izina ryanjye? Oya. Mwirinde ubwanyu, mwebwe ubanze wowe wirinde. Icya kabiri, urinde n'umukumbi Imana iguhaye kubera umurinzi. N'Umwuka Wera ubikoze, araguhaye ngo ragira, wowe ugenda ubarinde. Kandi ngo umenye ko ari itorero rya Kristo yaguze amaraso y'umwana wayo. Ni igishoro. Iyi ni business y'Imana. Itorero, it's a business factory. It's a God's business. Nubwo mubihakana, jewe nemera ko itorero ari God's business. Nemera ko ari business y'Imana. Kandi rero navuga ngo yashize mu igishoro. Igishoro ni amaraso y'umwana wayo. Haleluya. Twebwe icyo tuzadukora ni ugucuruza amaraso ya Yesu. Nta kindi dukora, nta kindi muzanye mu itorero. Haleluya. Yobu yaravuze ngo naje mu isi ntacyo mfite, nzasubirayo ntacyo njyanye. Ikintu kimwe gusa turabacuruzi. Twebwe company ya Yesu iraduha ngo mugende mubwire abantu ko Yesu Kristo yapfuye akazuka. Abamwemera bose, haleluya, bahabwa ubugingo. Voilà, iyo niyo business, iyo niyo mission dufite. Wirinde rero uko ubikora, urinde na ziriya ntama uzabugiye kuragira. Umva uko yavuze, aravuga ngo yarimo abwira ab'Imeleto, ab'Efeso. Pawulo arimo abatumira hariya ibahuriye i Mileto, arababwira ngo nimvayo, nimba nzi yuko amasega aryana azaduka muri mwe. Reka mvuga iryo jambo. Amen. Wewe Imana ishimwe uhamagawe, amasega yarashize. Twe twabonye icyo bita amasega mu itorero. Twabonye kugambanirwa mu itorero. Hajya kamera twabonye batekereza abakurwanya nibarya mu bana, nibashake barakara. Ndabaze nta mupasiteri wanu narwanyijwe amasezerano narayabonye ari 30,000. Icyo Pawulo avuga kirari. Wowe haleluya, abarwanya abakozi b'Imana niba abandi abarwanyije Yesu ni muri 12, ntabwo ari muri 13, ni muri 12.
niyo Pawulo avuga ngo nziko nimara kuvayo ngo hazaduka amasega amwe yo muri mwebwe, ni ukuvuga ngo inside in the church abantu barahaguruka Satani akabakoresha. Humura uzurebe yaguhamagaye, ndakubujije telefone kumpamagara ngo birakomeye, nzakubwira ngo subira iyo wavuye, sinkuzi uruwa bakiharya, ubundi waje uvuye he? Nukuri ndabikubwira nubwo mubiseka, ndagira ngo nkubwire ko ibyo bibaho, ariko nuhura n'ibyo uzamenye yaguhamagaye ko ari yo kwizerwa. Haleluya. Kuko iduhamagara niyo kwizerwa. Icyambere wowe umenye icyo Imana igutegetse no kwirinda. Wewe rinda akanwa kawe, madamu rinda akanwa kawe, murinde mwirinde, hanyuma murinde nuriya mukumbi w'Imana. Haleluya. Reka mvuge njya gusoza ngana ku musozo, abo tuyobora uko bateye n'ababanye na Yesu. Reka mvuge abantu babanye na Yesu, ibyiciro bine byabanye na Yesu, ibyiciro bine byabanye na Yesu. Abambere babanye na Yesu nabamushakagaho imigati, nabashakaga imigati kuri Yesu. Abakabiri nabashakaga ibitangaza. Buriya nugira ngo barya bazavuga ngo yari mu itsinda rinini ngo mu ntara y'abantu bajya baseze bari bakijijwe. Reka bamwe ni imitsima, abandi bari abantu bishakira ko bakorera ibitangaza. Muje mwibuka hari n'uwo yakijije, wowe unkoreye iki gitangaza witwa nde? Ngo bamubaza batese ninde wakubwiye ati n'umugabo umwe tubonanye si enyibya jewe murambariza iki? Jewe ico narizi nari impumye none nahumutse, ibindi mushakaho niki? Habe no kumubaza yewe ngo amutinde ukoga nawe urajega ngo nzokora ibyiza abakristo bagushime. Uribesha bagushime, abatarashimye Yesu niwe bazoshima sha. Reka ukorera Imana, abavuga baravuga, abagushima bazagushima, abagushigikira bazagushigikira, turiko turakorera umwami. Haleluya. Icyo ni ikiciro cya kabiri. Cya gatatu cy'abajanaga na Yesu. Buryo muzamubona Yesu arimo aragenda, barimo bararya, barimo barakora ibitangaza, barimo baratangaza. Haleluya. Harimo bagazamushakaho ibirego, bagazamushakaho ibirego. Niba babwiye abantu ngo yaravuze ngo rurarusengere ngo yorutsinda karubaka mu misi 3, muramubwira ngo barya abantu bazabivuga bari bahari? N'abandi bababwiye amakuru, barababwiye bati murabizi uyu nguyu ari kuvuga ngo ni Imana, ari kuvuga ngo ni umwana w'Imana. Ni bande babivugaga Dani? Nabajanye na Yesu, nababanye mu gitaramo na Yesu, nabasirimbanye na Yesu, nabayumbe babanaga na Yesu. Amen. Abanyuma rero, abanyuma nabashakaga ijambo ry'Imana, kandi burya ni nabakeya cyane, bari bake. Abo ni ibyiciro bine tugira mu itorero. Ndagira ngo nongeye kubivuga hano ibyo byiciro iyo turimo dutanga inshingano. Hariho abantu batatu bari mu itorero. Dani, mbwira madamu wawe ngo tega amatwi. Hariho abantu b'uburyo butatu mu itorero. Hari abaje gukorerwa, baje hano bashaka service, barebe ku itorero rizofasha abakene, rizofasha abatishoboye. Hano mugira n'imishinga bazoza babibemberezaho kugira ngo barebe ko abana mubashira mu mishinga. Aratwite azi ko mushaka kuzoshiramwe abandi bana kamaza hano, ruje hariya bazakira abana, kaza hano ashaka gukorerwa. Abandi nabaje gukora, baje gukora, yumva ashaka gukora umurimo w'Imana, arashaka hazakorera umurimo w'Imana. Yasenze Imana mwereka ahantu hamwe yakorera umurimo w'Imana. Amen. Abagatatu murabazi, nabaje kunaniza abakora, abaje kujariba mu kinyarwanda kindi, abaje kurwanya abakora, azamukandagira gutya bugaca yagiye. Amen. Amen.
Haleluya. Mbese abo wabumvise? Reka mvuge ku mugore wawe umunota umwe nawe. Nabonye yasetse yagize ngo ntibimureba. Iri torero kuyobora rero biragora rimwe na rimwe. Umudamu wawe natangira gukubita kenda nawe kuko gurumva agiye kwicara muri zira ntebe byenda mbere yageze aza nyine yicaye hariya yeye batamatura arayamaze nyiragisha kera yanetse nyabuna n'ubundi yaranzobe nyabuna murekeraho. Niko bimeze. Nagiraga akenda ati isi cyacumi cyatangiye kugenzuka. Navuga bati arareka kuvuga se ko afite yawe ivugiro. Uko wowe imvugo yawe n'ingendo zawe bagiye kubitangira bushasha bazomenya n'izina rya so na nyoko. Timuzi ko na Yesu barusha bakazamwitirira nyina. Niko tumeze, niko abo tuyobora bamera. Ariko abahano siko bameze. Abi wacu niko beza bagira bikigari. Nuzaza utambuka utavuze bati yararenzwe arenda yaracavuga se reka ndakivuga yaracavuga mu bandi yararenzwe. Nuvuga bati nikabaye injajwa nakayayo. Buriya biragoye kumenya uretse umwuka w'Uwiteka wakumurikira ukamenya kubana n'abantu. Haleluya. Icyambere gusa uzashake kunezeza Imana kuruta kunezeza abantu. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Nongere ngubwire by'aba VIP se ndabiretse kubera byenda umwanya kuko urabizi ko mu rusengero tubwira aba VIPs bakunda ngo babaheze imyanya y'icubahiro ariko ntaco baza bakora tibaza binjiza abe n'icyacu muzo barebe ntibaza bagitanga ariko azashaka ngo naza protocole yamimujana intebe nziza agaragare ko nawe yasenze. Abo nibo bita very important people. Haragira ba VDP very difficult people. Abantu batera ibibazo uzumushira muri korara kaburana wamushira mu mama kaburana wamushira ya kaburana nundu ahora ari bucya gusa ahantu hose ari ni icyo abashaka ngo gukurure muhore mu manza ziwe muhore mu muvugaho. Ureke gusengera itorero, ureke gusura abarwayi, ureke gusura abagize ibyago, ureke gusura uhore gusa uri mu ba VDP. Ni ukuvuga ngo ba very difficult people, they are there to create problems. Arashaka ngo igihe cyose pastor aba yaje kuyiwiwe pastor nukuri barabantu bawe barangoye numushira hariya no asure kandi atangire. Amen. Abona aba very difficult people, they are there. Harabo twita aba VNP abo bobo twatubibeshaho mu myaka nagize mu itorero ariko Imana ishimwe narabamenye. Very nice people na abantu bagira karimi keza. Azamagura ngo pastor ngo noneho wabwirije ngo ndakwera avuga ngo nuyu no mukristo mfite twanyoye inzoga nje nagatonze kera tutarakizwa gatonze arambwira ati simbabajwe n'inzoga twanyoye mbabajwe yuko batanga raporo ngo afite abakristo mu kibira twashize twabaga ngo bagaza ngo ikinshasa ngo bagaza batwandika ngo turabakristo twarawereye twarapfuye tomukanya. Very nice people na abantu bazaba bishuti z'aba pastori bakakwegera akakubwira ngo pastor we wabwirije naringiye kuja mu ijuru aho ubuzwa nanje se ufatwa amaguru nanje nje wakubije kujayo bahora baza ariko uzubamenyera ku kintu kimwe ba very nice people no umunsi uzabahamagara ko hariho umuganda w'itorero azama kubwira ngo iki cyumweru nico bapanze gusura abana ngo kwishuri ngo tugize ameze tutabasura ngo none ngo je n'umugabo twapanze kuja ku Kibuye ngo hari mwene wabo wigeze kudusura none twamubwiye ko karakwepa ko karimi ni kesa ariko ibikorwa ni zero. Uzabirinda abo ngabo ba very nice people kubazaguteshereza umwanya ubusa ntaco bakora ariko bagira karimi kesa. Amen. Abandi naba VTP very trained people nabakunda kwiga ijambo ry'Imana malheureusement amatorero yacu tazabaho umwanya kuko badatera ibibazo kuko atari abanyacubahiro
kuko bataza bakunda no kumbwira karimi keza ngo bankurure, abo bihorere bo nta kibazo. Barunyota babuze uwo baganiriza ijambo ry'Imana ngo bakure. Pastor azahugira muri babandi bibibazo, pastor azahugira kuri ba VIP, rimwe bamuheza kacayi bakamutegeka azabashiraho abadiyakoni. Shimye Imana ko ngiye gusoza nta muntu urantegeka ngo shiraho naka, kandi nukuri kw'Imana. Amen. Aname et conscience, nta muntu urantegeka ngo shiraho naka. Nakoze ikosa rimwe sinzaryongera. Nashizeho umuntu ngira ngo azomfasha kurwana intambara zo mu itorero, abari unyica bwa mbere. Sinzabyongera. Amen. Imana rero ibahamagaye niyo kwizerwa, niyo kwiringirwa, bizakunda, bizashoboka. Nubwo naguteye ubwoba nkubwira ngo abantu, reka nkubwire, aba bose ubahe urukundo, icyo biba nicyo uzasarura. Nuba biba mu rukundo uzabasarura. Habe n'indyarya bazabavuga ngo ushaka guhima indyarya azagira gutarya. Nushaka guhima indyarya urayirarira. Nushaka kugira ngo abantu bagukunde, yaba ari aba VDP bajya ba very difficult people, very nice people, very trained people, nushaka ko abo bantu bose ubakurura, uzoba bibe mu rukundo. Icyo uzosarura ni urukundo. Bazageraho bavuge ngo nubwo ntabishakaga ariko uranyemeje. Amen. Imana yabahamagaye, turayizeye, izabikora, izabambika, izabashoboza, tiyibeshe, izabaha ubushobozi. Ibikoresho bito mufite izabigira ibikoresho by'imbaraga, mubashe gukora umurimo w'Imana. Munemerere muze hano, muhaguruke, mutambuke hano. Reka nsabe itsinda ry'abayumbe, mube nk'abaza abayumbe gatoya. Abayumbe hahandi twari tugeze, wa mwana wazugira turaba nk'ababwira Dani ngo tugiye kumuha. Hari icyo bibatwaye umunota, mube nk'abagira ngo tumubwire ngo karibu muri uyu murimo w'Imana, kandi usezera abayumbe. Abayumbe basezere ngabari yama basezeragiye kuba pastori.